nyibutsa mu ntege nke zanjye ari ukorera, kandi ko ntashobora kujya aho utambanjirije. Nibagiwe nyibutsa igute nakwibagirwa. kandi ibyo wateguye byose kutubwira, reka mwami Yesu ntihagire na kimwe cyasigara, ahubwo umwuka wawe wera muzenguruke, umwuka wawe wera mugote, imbaraga z'ijuru zibe kuri we, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana y'amahoro, Mana ikiranuka, kandi imitima iri imbere yawe, reka nayo mwami Yesu ibashe kumva kandi yumvire, ibe imeze neza yo kugira ngo ijambo ryawe ryinjiremo. Mana ryere imbuto zikwiriye, Mana Data wa twese uri mu ijuru, urakoze, turagushimiye cyo ducyashye n'imyuka mibi mu izina rya Yesu, cyo duhagaritse n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Turasenze mwami Yesu kugira ngo umwuka wawe wera ngo turi urusengero, turasenze mwami Yesu kugira ngo umwuka wawe wera ngo umuntu wese, turasenze mwami Yesu kugira ngo umuntu wese agubwe neza ko yaje ntagire ubwomberwa, ahubwo imitima yaje ibabaye mwami Yesu Kristo ifashwe ikire, yaje ishonje hagira imbere yawe mwami Mana yacu, waje afite imitwaro imuremereye mu izina rya Yesu, waruhukira imbere yawe umukozi wawe ubane natwe twese mu izina rya Yesu. Haleluya. Nongeye gushima Imana kuri uyu munsi ko yangiriye ubuntu bwo kuboneka mu nzu yayo. Amasomo yayo byose yararangiye, kandi ndashima Imana yuko nayarangije neza, yatsinze n'amanota yose narangije kuyabona, kandi yose narangije kuyatsinda neza. Nsigaje gusa ikizami kimwe kijyanye no kwandika igitabo gisoza ayo mashuri. Icyo rero nabiporogaramu gakorana nijoro na ryari, ntabwo byamubuza kuboneka ku murimo w'Imana. Ndashimira Imana ko Imana yamfashije, kandi uyu munsi nkaba numva nongeye kubohoka, kuboneka mu mirimo itandukanye iyo najyaga nkora nyuma nkaza kuyiburamo. Imana ibaha umugisha. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye kuri uyu munsi. Ndagira ngo Karebu anyemerere ahaguruke aze imbere amfashe mu gusoma kugira ngo dufatanye muri uyu murimo. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere, turasoma umurongo wa 8 n'uwa 9. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere, umurongo wa 8 n'uwa 9. Nyuma turaza gukomereza mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, igice cya mbere, umurongo wa 9 n'uwa 11. Tubanze dusome muri Petero. Rubabiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Amen. Amen. Dusome no mu Bakolosayi, Pawulo yandikiye itorero ry'i Kolosayi, igice cya mbere, umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. Igice cya mbere, umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. Biravuga ngo nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumviye, twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose, ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana, mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana, ngo mubone uko mwiyumanganya muri byose, mukihanganana ibyishimo, mushima Data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Amen. Wanjye ntabwo yagiyeho uyu munsi, nta nubwo ari ejo, ahubwo maze iminsi nyatekereza
na mbere yuko bambwiye ko tuzaganira ku ijambo ry'Imana, amagambo yari yanjemo kandi twashijwe nayo bikabagwiriramo, bizatuma mutaba ingumba n'abanyamute ku byo kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Kandi noneho udafite ibyo aba ameze nk'impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa ko yejejweho ibyaha bye bya kera. Yesu ashimwe. Naratekereje nsanga twasomye amagambo make ariko turi buvuge kuri menshi yanditse muri uru rwandiko rwa Petero. Ibintu biba mu muntu cyangwa se ibintu biba mu kintu nibyo bigenda uburyo icyo kintu kibaho cyangwa se uwo muntu abaho. Yesu ashimwe. Kugira ngo umuntu akore akazi runaka hari ibintu bisabwa. Iyo batanze amatangazo y'akazi baravuga ngo ikigo runaka gikeneye ku mukontabure uzaza gukora akazi agomba kuba yarujuje ibikurikira. Agomba kuba yarize wenda kontabilite, ibaruramari, agomba kuba afite experience y'imyaka 3, agomba kuba afite ibi n'ibi, kuko bareba bakabona akazi agomba gukora karasaba ibyo bintu bamusaba kuba yujuje. Nibyo ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite akazi agomba gukora hari ibintu agomba kuba yujuje kugira ngo akazi akuzuze neza. Ariko birashoboka yuko wagenda ukajya gusaba ako kazi k'umukontabure warize amashuri asabwa, ufite inararibonye experience isabwa, ariko wajya ugakora ukagakora nabi kuko muri wowe hasanzwe hari n'ibindi bintu bitagukundira gukoresha neza ibyo wize. Turimo turajyana. Ikigo cy'ishuri yari yarize mu Burusiya, agafite maîtrise mu ndimi, noneho abona akazi hari imbere rwose akazi kakiboneka, ariko yari afite ikibazo gikomeye cyane muri we kuko yari umusinzi. Ntabwo ndi gushaka kuvuga wa wundi mubona mu muhanda yanyoye, ahubwo hari umusinzi, sinzi ko ndibuvuge mu Kinyarwanda, uwo bita mu Gifaransa ngo isura, ni umusinzi uhoraho wabigize umwuga wabimenyereye. Akazi ka mbere yabonye muri ministeri yarakoze bamuhembye umushahara wa mbere, aragenda ajya mu kabari arawunywera, yagarutse ku kazi ariko umushahara washize. Hejuru y'ubumenyi yari afite kubera ikintu cyari kimurimo, ntabwo cyamukundiye gukora uriya murimo yagombaga gukora neza. Aho yakoraga baramwirukana, nibwo yaje gushaka akazi ku kigo cy'ishuri cya segonderi nigishagaho. Araza arigisha, yari umuhanga, ariko umunsi baduhembye umushahara we wa mbere nawe yarawufashe. Aho noneho naramurebaga kuko yajyaga mu kabari mu gitondo twaza ku kazi tugasanga yambaye kamambiri yicaye ku kabari aho ngaho, kandi amasomo abana bamutegereje mu ishuri. Kugeza igihe arangirije umushahara akumva niba agomba kugarukira iki mu kazi. Noneho aho yakoragaho noneho baramwihanganira, aho noneho tumugira sinzi navuga ko twamugambaniye. Iyo yajyaga guhembwa kuri banki tukabimenya, twamuhaga umuntu umuherekeza, yamara gufata amafaranga agahita yamwambura, akamusigira make yanywera andi akayamubikira. Noneho tukakubwira tugira ko byibuze bajye bamuha makeya, nibura uzayanywera igihe kinini. Uzayanywera igihe kinini bizaba ari byiza. Mperuka kuri icyo kigo naho baramwirukanye yaragiye ahandi, twajyaga no tumubwiriza ijambo ry'Imana kuko wa mugabo we wakijijwe akaza mu rusengero rwacu rwari hafi aho ngaho rwari turanye n'icyo kigo, agapfukama imbere bakamusengera, tukishima tukavuga tuti noneho yakijijwe ibintu biratunganye. Ariko twagaruka ejo mu gitondo tugasanga yongeye yabirangije, kubera ko hari ibintu byari bimurimo. Ndashaka kugira ngo umuntu atunganye, no kuba umukristo rero niko bimeze. Kugira ngo utunganye ubukristo bwawe byanze bikunze hari ibintu bigomba kuba bigize gute, ni intambara ikomeye ubuzima ubwabo. Kandi noneho abantu benshi bakunda gutsinda iyo ntambara kubera yuko bajya barwanira urugamba bagashaka kurwanisha intwaro nk'izo bagenzi babo barwanishije, bibagiwe yuko buri muntu wese urupapuro rwe rw'ikizamini rutandukanye n'urwundi. Buri wese rw'ikizamini rutandukanye n'urundi.
tukiga mu ishuri ndatibuka twajya kugira abarimu b'abakongomani bagakunda kuduha ibizamini bikabona ishuwa, aho baguha ikibazo bakaguha n'ibisubizo ugahitamo igisubizo cy'icyo. Tumaze kubimenya yuko uko wakunda kubigenza, abanyeshuri murabazi bakicara bakiga uburyo bazajya bakubwira. Ninkora wenda ku gutwi kw'iburyo umenye ko ari icya kabiri, kw'ibumoso icya gatatu, tukabyiga ukamenya urutugu icyo ruvuze, icyo uruguru ruvuze, icyo ruvuze. Mwareba gusa yakora ku mutwe ukavuga uti buriya amajije icya mbere, none hakabaho n'ibisubizo tukaba tuzi ngo A ni mu gahanga, B ni ku zuru, C ni ku munwa, D ni ku kananwa, tukaba tubizi uburyo turebana, wagira gutya nagira gutya. Abarimu rero baje kubimenya baravuga bati aba bana babigira gutya hari ikintu bivuze, kandi naho waba uri umusiride yumeze ute ntabwo wamana ko umaze kugutwi, ukamara ko umaze kukananga. Twese baduha ikizamini kimwe, ariko noneho ikibazo cya mbere iwanjye bakakigira icya kabiri ku wundi, bakakigira icya gatatu ku wundi, barenga urwo rwego. Noneho bya bisubizo nubwo ari bimwe, akandi A mu kibazo cya mbere bakakagira B ku wundi rupapuro, bakakagira C ku rundi rupapuro. Ni ukuvuga ngo baduha ibizamini, buri muntu wese bari wicaye yari afite igitandukanye n'icyundi. Ibizamini byari bimwe, sibyo? Ibibazo byarasaga n'ibisubizo byarasaga, ariko uburyo bwo kubisubiza bwari bugize gute? Bwari butandukanye. Amateka yabaye ku bakopera uwo munsi ntawayavuga, murabimvisha nawe kuko iyo yakoraga kuri cyo nkagira ngo bajije icya mbere cyo kwa Yesu nakoperaga icyo gihe nari umurokore, nishyizemo kugira ngo inkuru yumvikane neza. Iyo yakoraga kujya ku mutwe akagira ngo bajije icya mbere, ibyo kuko yabaga mubajije icya mbere, ariko uwo abajije cya kibi cyane cya mbere kuri we wakaba gifite n'icya gatanu. Noneho yamusubiza igisubizo cy'icya mbere akamuha igisubizo cy'icya gatanu, kuko ku mpapuro bigize gute? Biratandukanye. Abagifite bose bisa n'icya mbere, atari A kuri we akaba ari C ku wundi. Turimo turumvikana? Abantu ikizamini baracica, abanyeshuri babimenya basohotse mu kizamini bageze hanze, hanyuma se icya mbere cyavugaga gutya, A na B tuza gusanga ibibazo byose byari bigize gute? Ndashaka kuvuga ngo abantu benshi bica ibintu mu buzima, nibyo Bibiliya yitwa ngo kwishushanya n'iki gihe, kuko hari igihe uhura n'ikibazo ugashaka kugikemura nk'uko mugenzi wawe yagikemuye, ariko mwari muzi ko hari inzira abakristo bagira bagomba gukemuriramo ibibazo bitandukanye n'iy'abapagani. Burya umupagani washonje, inzira agomba kunyuramo akemura ikibazo, nubwo nawe uri umukristo washonje, mwese mufite ikibazo kimwe, ariko inzira zo gukemura zigomba gutandukana. Turimo turajyana. Yesu ashimwe. Ni iki gituma inzira zo gukemura ibibazo zitandukana? Nuko muri mwebwe hari ibintu birimo bigize gute? Bitandukanye. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo rwose, bizatuma mutaba bajya gute n'ingumba byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Umuntu wese kugira ngo agire icyo akora, nuko hari ibintu bimurimo agenderaho yubaka. Turaza kubibona mu kanya. Uretse n'umuntu n'ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo gikore, tufate nk'urugero niba ufashe imodoka tugomba kugenda, ariko nta mushoferi uri hano na ngo mwibarize akabazo afashe muregerana mubwira mutwigishe tekinike. Ariko ndashaka kubaza ikibazo kivuga ngo mu gitondo iyo ubyutse ugiye kwatsa imodoka yawe ngo ugende, ni ibiki ugomba kureba ko byuzuye? Cyambere ugomba kubanza kureba ko harimo esanse, wenda n'amazi n'amavuta, kugira ngo ya modoka ibashe kugenda. Burya imodoka kugira ngo igende ntabwo bihagije kugira amapine n'inzugi na moteri n'ayabifariso myiza cyangwa mibi, nibyo? Kandi nyiri imodoka nubwo ariwe wayitwaye nijoro akaza akayiparika iwe azi ko ari nzima, mu gitondo iyo agiye guhaguruka arabanza akagira gute? Akayigenzura, akavuga ati iyi modoka irimo amazi, iyi modoka irimo amavuta, iyi modoka irimo esanse. Kuko nasanga irimo esanse ntihagije. Hari abantu bibwira ko esanse ihagije kugira ngo imodoka igende, ariko uri ufashe imodoka ugashyiramo esanse ukaba utagize
ikaza kugira icyo bita ngo kugonga moteri, nibyo ababimenyereye muze kumfasha. Ikaza kugira icyo bita ngo kugonga moteri. Amavuta nayo ashobora kuba ubwoko bwinshi. Hari aya feri. Niba nta mavuta ya feri arimo, uri bwagisire ugende kuko ufite esanse, wumve wishimye ko nugera ahantu ugomba gufata feri bigende gute? Feri yange gufata. Murumva ibikurikira sindirirwa mbivuga. Haratuma ikata ya hidrolike. Niba yashizemo se wajya gukata bikanga, murumva iyo modoka iri bugende neza. Niba mu kintu cyose cyakozwe gifite ibintu kigomba kuba cyujuje. N'umukristo nawe rero nuko ameze. Niba umukristo agomba mumva bari nkoresha urwo rugero. Niba umukristo agomba kugira amavuta ya feri, ni urugero mfashe, akaba adafite amavuta ya feri, iyo murumva uko bizamugendekera. Umunsi muzahura yapromotse umunsi muzahura yapromotse adafite ubushobozi bwo gufata feri, azaguhitana. Nibyo? Niba agomba kugira amazi, niba imodoka igomba kugira amazi kugira ngo izimye ihoreze moteri iri kwaka, niba umukristo agomba kugira amazi, umunsi muzahura yashyushye azagutwika, kubera ko icyo kintu ntacyo agize gute, ntacyo afite muri we. Nicyo gituma ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutaba ingumba cyangwa abanyabutatu byo kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Narasomye muri Bibiliya nsanga umukristo ni umuntu udasanzwe. Hari nabitekerejeho numva binteye ubwoba, kuko nabonye Bibiliya ukuntu ifata umukristo n'ukuntu imwita n'ibintu imushakaho, mbona ni ibintu bidasanzwe. Bibiliya iravuga ngo umukristo ni impumuro nziza. Mu rugandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 15, ubwo muri impumuro ya Kristo hagati y'abagize gute, y'abakira n'abarimuka. N'utugero dukeya nibutange gusa kugira ngo mbabwire ngo umukristo kugira ngo abeho hari ibintu agomba kuba afite muri we, kubera ko Bibiliya imusaba ibintu bigize gute, bikomeye. Yesu ashimwe. Haleluya. Muri impumuro, somye ijambo ry'impumuro, numva abantu bajya bavuga ngo ni impumuro mbi, ngo ni impumuro nziza. Sinzi niba ubundi ibyo bibaho mu Kinyarwanda. Nye numva ko ibintu byakabaye impumuro cyangwa se bikaba umunuko, nibyo? Ariko mu rwego rw'ikinyabupfura, umunuko turawutsinda tukaguta impumuro mbi rero ngo sinzi uko bimeze. Turi impumuro ya Kristo hagati y'abakira n'abarimuka. Natekereje akantu kamwe, sinzi niba byari byabaho kuko turagenda nabyumvishe, reka mbibabwire. Hari abantu bagira ubute bwo koga, kugira isuku byo murabizi ko ni ngombwa. Gukaraba ni ngombwa rwose, ngira ngo wenda niba hari n'udakaraba ariko uyu munsi nabivuga niba atari cyo narigendeyeho. Gukaraba rwose ku muntu w'umukristo ni ngombwa, ukagira isuku. Rimwe twigize kuba turi hano mu rusengero, nibwire ko ntawe ndi bukomeretse, ariko n'urugero mbaho kandi n'ibyabaye niba nta kibazo kirimo. Nari ndi kwicaza, nuko mbona umukristo umwe ari kundebuza, arambwira ngo sohora uyu muntu twicaranye. Hanyuma kubera iki se? Niba ari hano yihangane, kuko no kugira ngo mfashe abandi wenda mu byo ndimo kuvuga. Anyereka kuri we nsanga sinjye njyenyine, hari n'abandi twari kumwe barabizi. Yari afite inda nyinshi, nituvuga nyinshi urumva zazi n'umuntu kwicaye iruhande abona. Noneho kuko tubona ko biri bubangamira abo bicaranye, turamusohora. Twagize nabi, turamujyana ku ruhande, tumushyira ahantu, turamubwira tuti maze rero tunganya imyenda yawe. Aratotora, biragorana. Naho namushyize undi muntu arahansanga, nabwo ati se ko umushyize aha kandi hagiye kuza abana bacu. Nagira ngo mbabwire ngo rero isuku ni ngombwa, kuko ushobora kuba utakoze ibyo byaha bindi, ariko uwo mwanda nawe ushobora kubera ahandi ikibazo. Ibyo ntabwo ari ibintu byumvikana. Ndumva ari ikintu cyumvikana, iyo suku nayo rwose ni byiza. Ariko nimbera ko abakristo bacu isuku ni ibintu umurwayi w'umukristo bimuzamo, umuntu atabiri agomba no kubihatwa. Ariko isuku ni ngombwa. Mvuze iyo ku mubiri umuntu agenda, ariko n'ahandi turi nayo yakabaye ari itegeko. Siko bimeze? Nimbera ko nigishije isuku ntaciye inkoma benshi. Hanyuma bamara kugira ubute bwo koga, agafata imyenda akayigira neza rwose, akayimesa, akayitera ipasi. Ariko abantu bagenda bagira burya imico itandukanye, we gusa akitinyira amazi.
amazi ni ikibazo rwose gukaraba agashaka icyo bita umubavu cyangwa parufe, maze muri cya cyuya kimaze iminsi 5 kitoga agateramo parufe. Sinzi niba mwari mwabyumva. Uyu muntu umuhuye uribaza ni ikibazo cyo kudakaraba cyangwa ni ikibazo cya parufe mbi yabuze. Ibi bintu rusigara hano yagiye bita ngo impumuro mbihuye, kubera yuko yavanze ibintu bitakagombye kugira gute kuvanga. Bibiliya ivuga ngo muri impumuro ya Kristo mujye mwibaza abakristo, ubu Kristo kandi ni impumuro, mujye mwibaza iyo mwabuvanze n'ibyaha abantu babarebe ko bababona. Bibiliya ivuga ngo turi inzandiko, turimo turajyana. Mbere yo kuza kugera ku byo nshaka kuvuga bigomba kutubamo, ndagira ngo mbwire icyo Bibiliya twita bikeya muri byinshi. Yesu ashimwe. Imenywa n'umuntu wese, kandi niyo amaze kuzimenya narangiza aho agira gute arazisoma. Muzi gusoma, reka turebe abantu batazi gusoma no kwandika. Anga ukwiye kugira umwete rwose wo kubyiga kandi mukabimenya ni ngombwa. Bibiliya ivuga ngo muri inzandiko zisomwa n'abantu bose, ariko muzi gusoma icyayi. Iyo uri gusoma se hari inyuguti usimbuka, nibyo? Urasoma inyuguti ku nyuguti, ijambo ku ijambo, wagera ku kabago ukamenya ngo uragira gute urahagarara, ugakomeza ugasoma n'ibindi. Naratekereje ko niba Bibiliya ngo turi inzandiko zisomwa n'abantu bose, ndavuga n'abantu iyo bari gusoma imibereho yacu ibyo babigenza gute. Uzi ko bareba burya Bibiliya yadushize ahantu tugomba kurebwa n'abantu bose, kandi bakareba akantu kacu kose. Rimwe nigize mbasetsa ndumva ndari kugiye ahangahe ngo kubwiriza, umuntu umwe twiganaga muri segonderi yarantangaje cyane, kuko yajyaga agenzura ngo agenzure uburokore bwanjye. Umunsi umwe nabyamo navutse ingero ebyiri, rimwe nari nicaye mu ishuri, umunyeshuri wari uri inyuma anyandika mu mugongo, anyanditse mu mugongo numva ndababaye kuko twigaga mu kigo kitagira amazi. Kukwamburiza ishati rero cyabaga ari ikintu gikomeye. Numvise anyanditse mu mugongo nimbikirana umujinya, mubwira nti kunyandusha. Umuhungu wari wicariye nka hariya arabireba araceceka. Tugeze hanze ntabwo yari umurokore, yari umupagani. Najyaga namubwiriza akanseka nyine akabihindura urwenya, arambwira Christian uyu munsi mu ishuri wahindukiye nabi. Nahindukiye nabi. Ntangazwa n'ukuntu yabonye ko nahindukiye nabi, kandi kuko nari nahindukiye nabi. Ubwa kabiri duhagaze mu gurupe y'abasore twari turi ku ishuri turimo tuganira, tugiye mu kiruhuko muri recreation, umukobwa umwe aturuka nka hari imbere azaje kudusuhuza. Abasore b'abaganire bakaba biteguye buri wese kuza kumugwamo kugira ngo amuhobere, ibyo bitaga mu distance zero. Uwa mbere aramuhobeye, uwa kabiri aramuhobeye, nawe undi ahagaze hari ahagaze kureba ko Christian wagira distance zero. Agiye kugeraho sinzi ukuntu byaje, namuhobeye mufashe mu ntugu muhamisha nkahanya, kubera yamaze kumenyera kuza kwamo. Nge nabonye agiye kuza bitamufata ngo no gukurya. Ntabwo ari ibintu natekerejeho, ni ibintu byaje gucya gusa spontane. Amaze kugenda aho mu barabura hano Christian ngo noneho ndumbiwe, ngo buriya nari ntegereje kureba ukuntu uri muhobisha. Ndavuga ngo turi inzandiko abantu barasoma ku buryo bazi no kureba uburyo duhoberana. Turimo turajyana ku buryo bazi kureba uburyo duhindukira, ku buryo bazi kureba uburyo dutambuka, bakamenya gutambutse nabi kandi kuko gutambutse nabi. Turimo turajyana, turi inzandiko zisomwa na bose. Bibiliya iravuga ngo turi umunyu, Bibiliya iravuga ngo turi umucyo, turi amatabaza hagati y'iki gihe kigoramye cy'ubugoryi. Bibiliya iravuga ngo turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Bibiliya iravuga ngo turi abunzi bagomba kunga abantu n'Imana, ndetse tukunga abantu n'abandi. Uretse ko bitoroshye kunga abantu n'abandi nawe ubwatinze nabo. Umukristo ni umuntu umeze gutyo, n'ibindi byinshi muzi muri Bibiliya. Uyu mukristo kugira ngo azabe kuri uru rugamba arutsinde, atagombye gukopera ibisubizo by'abandi. Biramusaba byanze bikunze yuko hari ibintu bigomba kuba bigize gute biri muri we. Nibyo twasomye muri uru rwandiko rwa Petero. Yesu ashimwe. Turacyari kumwe, turimo turajyana.
nibyo twasomye muri urwandiko rwa Petero. Amagambo abanza ntitwayasomye, ariko urwandiko rwa kabiri rwa Petero yatangira avuga ngo Simoni Petero ni imbata ya Yesu, n'intumwa ya Yesu, ndabandikiye mwebwe abakiriye ukwizera kw'igiciro cyinshi nk'uko natwe dufite, ariko mubiheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ariko Imana yacu n'umukiza. Aravuga kandi abwira iri jambo ryanejeje mbere y'amagambo ngiye kuvuga, aravuga ngo kubera ko imbaraga z'Imana, nko ku murongo wa 2 ngira ngo cyangwa wa 3, ngo zaduhesheje ngo ibintu biduhesha ubugingo. Imbaraga z'Imana zaduhesheje ibintu byose biduhesha ubugingo muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Hari ikindi gihe tugize kuganira n'amagambo, tuganira amagambo avuga ko Imana yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose mu buryo bw'umwuka. Iyo mbonye ibintu bivuga ngo byose numva nezerewe, ngo imbaraga z'Imana zaduhaye ibintu byose bihesha ubugingo muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Hanyuma maze kuvuga ibyo kandi yaduhaye ibyasezeranijwe by'igiciro cyinshi, ngo amaze kubona yuko twashoboye guhunga no gukira ibyonona bizanwa muri iyi si no kwifuza. Hanyuma aravuga ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Yesu ashimwe. Ayo niyo magambo ngezeho. Aravuga ngo kwizera mukongeraho iki? Ingeso nziza. Aya magambo ndayakunda cyane. Kubaha Imana mukongeraho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Aravuga ngo ibyo nibiba muri mwe. Yesu ashimwe. Ibyo nibiba muri mwe bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi aravuga ngo noneho umuntu utabifite ngo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa. Hari igihe tubaho mu buzima bwacu tumeze nk'impumyi zireba ibiri hafi gusa. Hari ubumuga bwo kutabona, kubera yuko muri Bibiliya turacyafite n'impumyi y'inkoresha, ntihagire n'uwo biza guteza ikibazo. Ndashaka gutuze mu mutima, kubera yuko rwose yagushyuhije, yakuzamuye, ukumva uri buruhuke, ariko nyamara ukirengagiza ingaruka zishobora guterwa n'uko wita kuruhuka, zishobora no kuzakugora kugira gute uzikemura mu minsi izaza. Muzi ukuntu gukuraho ubuhamya kuba ari ikintu gikomeye. Murabizi rimwe umwana yigize kuroga, agakunze ko kujya gukana, ukuvuga yabwiye amagambo, anyereka umuntu wari umukirisitu, arambwira ati uriya muntu kera atarakizwa yari umujura w'intama. Nari umwana mutoya ntagira gutya. Umunsi nageze mu rusengero yigishijwe, namubonye ahagaze imbere agiye kubwiriza, mpita mbona neza ahagaze umujura w'intama. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ngo guhanagura ubuhamya bw'umuntu yagize biragorana, bisa n'ingufu. Turimo turajyana. Impumyi ireba ibiri hafi gusa. Guhanagura uvuga ngo ushobora kugenda hariya mu muhanda, umuntu agakubita urushyi nawe ukamwishyura. Icyo cyose murumva atari ibintu bishoboka. Umuntu ni umuntu w'umujinya uraje arakubise, nawe usanga wakubise. Abantu bakubonye aho bahita bavuga ngo dore wa Mukristo wo mu Rwanda, kugira ngo uzajye guhanagura iyo sura wamaze gushyira mu bantu ni ikintu gikomeye. Biragusaba kujya imbere yabo ukavuga uti kera narakurikanaga ariko umuntu arihamye, byibuze iyo sura ikakuvaho. Turimo turajyana. Impumyi ireba ibiri hafi. Reka mbabwire, tujya gufata imyanzuro ku bibazo byatubayeho, tujya tureba ibisubizo biri kutuzanire, ariko turebe n'ingaruka bizagira kera. Nibyo? Kuko hari igihe imbaraga zo gukuraho ingaruka zatewe n'igisubizo cyawe cy'uyu munsi ziba ari nyinshi cyane kurenza imbaraga zo kwihanganira kutagira icyo gisubizo. Turimo turajyana. Buriya ushobora kugira ikibazo wenda cy'ubukene cy'amafaranga, ukaba wicaranye n'umuntu hano mu rusengero n'urugero rurimo gutanga, hanyuma kwihangana ukumva byakunaniye, ukaza kugira gutyo ukabona umuntu mwicaranye agiye gutura, ukabona ko afitemo amafaranga mu mufuka, ukavuga uti reka nze kuyamukuramo, ukayamukuramo bakagufata. Niba ufatiwe mu rusengero ngo uhamye, nagira ngo mubyumve ibyo ngibyo, ufatiwe mu rusengero ngo uhamye, imbaraga zo kuzagukuramo isura y'ubujura mu bantu zizakubana nyinshi kuruta imbaraga zo kwihanganira gutaha nturye. Turimo turajyana. Hari ibyo bigira ngo ni ukuba impumyi ireba ibiri hafi gusa.
kera, bityo ukwiye no kwirinda kongeraho ibindi byaha biza uyu munsi. Turimo turajyana, ndimo ndavuga ngo mu bibazo tugira muri bya bizamini navuze tugerageza gukemura dufasha ibisubizo abandi bakoresheje, tujye dusohora ibisubizo ariko tugire n'umwanya wo gutekereza ku ngaruka bizagira kera. Turimo turajyana. Yesu ashimwe. Kuko umuntu udafite biriya bintu twavuze ngo abari kunyireba ibiri hafi gusa, abantu twita ku gisubizo cya nonaha ariko tukirengagiza ingaruka icyo gisubizo kizagira, tukirengagiza ingaruka zizatuzaho kubera ko uyu munsi marimo abona umuhungu cyangwa umukobwa ashobora kugira irari akumva riramusubije kandi akumva rwose pe nagasambana harari mupfi, agahitamo gufata umwanzuro wo gusambana uyu munsi. Murumva kureba ibyo nita iminyire bibiri hafi. Uyu mukobwa ari kureba ikibazo cyangwa kuvuga ngo ninasambana nawe aranyanga, ari kureba igisubizo cy'ikibazo afite uyu mwanya, ariko ntabwo arimo kwibaza ngo ariko se nimara gusambana nyuma bizagira gute, bizagenda gute. Turimo turabyumva. Mwibuka umuntu umwe muri Bibiliya bita ngo niba ari Amunoni, na Amunoni harya niwe yararikiye mu mushiki we, nyuma aramuboshye muri za nzira zose dushaka kunyuramo, araza gufata ku ngufu, ariko muzi ingaruka zakurikiyeho. Muzi abantu bapfuye mu bw'icyo kintu kubera yuko igisubizo cy'aka kanya cyaguhumye amaso gituma utareba ko muri ubu busambanyi wowe mukobwa ushobora kuza kuvamo watwaye inda. Nutwara inda uraza kugira ibyago by'uko uri bugire ikigeragezo cyo kuyikuramo. Hejuru yo gusambana bageze gute, wongeyeho kwica. Hirya yo kwica wenda nujya kuyikuramo nawe ikumerere nabi, iguhagarikire wenda kubyara burundu n'urugero ntanze. Turimo turajyana. Icyo ni igisubizo washakaga nonaha, ariko ntabwo urimo kwita ku ngaruka zizagira gute, zizakurikiraho nyuma. Kandi abantu benshi nuko babayeho, umuntu abeshya kugira ngo yipfure ahantu, siko bimeze. Kandi hari n'ibinyoma abantu dukora biba bitari na ngombwa. Njye muri ikorera tubayeho nakererewe, perezida avuga ati kuki wakererewe, ukumva kuvuga ko waryamye ugasinzira ugatinda kwicura kandi ariyo mpamvu nyakuri, birakukomereye rwose. Umuntu ugasigara n'ubwo kuza kuvuga uti none yaza kubaza iwacu mugari wareba ikintu gitumye ubeshya ugasanga nta n'agaciro cyakigize gute, kuko ntibigorana. Yewe ni umukozi ukorera abandi ariko kwisobanura birangora, kwisobanura impamvu ntagiye ku kazi. Rimwe nigize nkererwa ku kazi, shefu telefone ngeze kuri arete kuko nkorera i Nyanza, arambaza turihe ko nakubuze kuri telefone y'umubiri, ndavuga nti ndi kuri arete. Ndi kuri arete ni ikinyoma cyishushanyije, kuko namubwiye ngo ndi kuri arete akeka ko ndi mu kazi kuri arete, ariko nari ndi ku kazi nari ndi kuri arete muri Orizo nyine. Ahita mbona kuri arete se ko bacuruzi urabona bimeze neza, yewe ndabona bagicira. Noneho nyuma n'ubu umutima urangiye, ariko urabeshya. Nubwo uvugishije ukuri kuri arete, ariko bivuze ushaka kuvuga kuri nk'umuntu wagiye gukorera kuri arete, ntabwo bivuze nk'umuntu. Nagomba kuvuga ngo ndi mu modoka njya ku kazi ngeze kuri arete. None se uyu muntu umpamagaye naza kuba nawe ari kuri arete akabona ntahari. Muzi abagabo ngo bigeze kubeshya n'abari mu modoka imwe, umwe yicaye imbere undi yicaye inyuma, bahanye guhurira ajya iyo modoka yabaye n'intambara udashobora kubura. Noneho umugabo yabaze iminota yo kuva mu Rugarama kugera mu rugo abona irashize, aramaze isubiye hehe utaza banyuze iwanyu. Umugore ati wawe ntabwo nahanyuze, ati ndacyari mu nzira zangiye kuza. Ubwo urumva turacyari ku Ruyenzi, turakomeje turaje, umugabo ari kugeze nkehe. Umugore rero naravuga ati sinongera kumwitaba, tutari kubera ibirimo kumubeshya. Ubwo twageze aho noneho twumva biraturenze, biba ngombwa ko twendera imbere. Urimo urabeshya iby'umugabo wawe, aho umugore we kandi uri umunyamafuti, abantu bose baramukabukana. Urimo urabeshya oya umugabo wanjye ni impyisi, ngo basanga ibyo ndimo kuvuga ntabwo ndi gukabya inkuru, ndi kuvuga inkuru y'imodoka nari ndimo. Ngo ngiye kubwira ikintu ngo ntabwo yumva, ngo barakeka yuko nagiye mu bandi bagabo, ubu n'ibiki n'ibiki. Turamubwira tutarere ikibazo wagize,
wakigize igihe wamubeshaga yuko ugeze mu Bugarama kandi uri i Kigali. Iyo uba wamubwiye yuko waciye ibunaka gusura famiye yo kwa runaka, nta kibazo wari kugize gute, nta kibazo wari kubufite. Ariko ubu warangije kubeshya, wabwiye umuntu uri mu Bugarama, so niba wakubeshye kuri mu Bugarama nawe ari mu Bugarama. Tuti rero ngaho ni hahandi warangije gukora amafuti. Niba ari ikizi nk'uko wabivuze ari kuki kuko uri bugere n'ubundi isaha ine z'ijoro kandi wari uri mu Bugarama isaha moya, uri bubisobanura uti noneho ahubwo aravuga yuko wagiye hehe mu Bagabo. Tumugira inama tuti rero ahubwo fata telefone noneho umubwiza ukuri, mubwiza ukuri. Aravuga ati mwoka byara ntabwo nabishobora. Nibyo nababwiye ngo gukuraho ikibazo wateje kandi cyari cyoroshye bisaba imbaraga ziruta izo kukibora. Kandi sinabishobora gusa namubwira ko namubwiye ko ndi mu Bugarama ndi i Kigali ndabisobanurana. Yigira inama afata telefone atelefona mushiki w'umugabo aramubwira turabizi ko ari bunyici, mbabarira rwose umumbwiriye noneho basi tuza kuvugana njyewe wewe warangije kumubwira uburakari bwagabanutse. Uwa telefone yo kuramugirira neza avugisha wa mugabo none aramutelefona amutelefone none umugore aramwitaba aravuga ati rwose mbabarira ubu ngubu tugeze i Muhanga naciye kwa runaka. Umugabo aravuga ati sawa tega none usa n'ugera mu Bugarama. Ubwo telefone urumva ko byari byabaye ikiganiro cy'imodoka twaza turi kuyumva amagambo bari kuvuga bayifite ko barere turacyumva. Ubusa n'ugera mu Bugarama uri buze kubona moto igucyura. Noneho rero uko bwije ntuze mu rugo aho bibiri wanyu wabo uri haraka mu Bugarama urare uze kuzinduza mu gitondo. None ko abari aho kumvisha igisubizo umugabo muhaye tugereranya n'uko yatubwiye ko umugabo ni impyisi. Twumva biradutunguye cyane. Ibi ni no kubabwira ndashaka kuvuga iki? Nimo ndashaka kuvuga abakristo babaho nk'impumyi bareba ibiri hafi gusa. Ingaruka ziterwa no kubeshya ziba nyinshi cyane kuruta igihano cyane biterwa no kuvugisha ukuri. Turimo turajyana kuko ibyo nibiba muri mwe bikabwirira muri mwe rwose. Reka tuvuge kuri aya magambo hanyuma nsoze. Bibiliya yatubwiye ngo kwizera mukongeremo iki? Ingeso nziza. Bibiliya iravuga ngo kwizera kuba ngo wizera Imana ntibihagije kuko byo n'abadayimoni bagera gute barayizera. Ndetse umwanditsi wa Bibiliya yaravuze ngo bo bagera n'umwihariko uruta uwacu, bo barizera bagagahinda n'iki bagahenda n'umushyitsi. Bo abadayimoni iyo bumvishe mu izina ry'Imana bagira gute bahinda umushyitsi. Mu gihe twebwe turyumva tukagamika tukarega agatuza. Mu bijyanye no kwizera kw'Imana rero nubwo n'abadayimoni baraturusha kuko babashyiraho n'umwihariko ko babizi neza ntibashidikanya. Bo iyo babyumvishe n'umushyitsi urabafata kuko bazi ikibategereje imbere. Kwizera mwongereho ingeso nziza. Kuvuga ngo wakiye Yesu uri umukristo ntibihagije nabwo hari ibintu bigomba kwiyongera. Ingeso nziza. Bibiliya twasomye mu Bakolosayi ijambo rivuga ngo tugende nk'uko bikwiriye ibyo twagize gute ibyo twahamagariwe. Ingeso nziza, ingeso burya ndatekereza ngasanga ari ibintu umuntu ashobora kubaka kandi akabyubakamo bikamujyamo. Turimo turajyana burya uzagireka gukinisha gukora ibyaha naho byaba ari bitoya kuko icyaha iyo ukimenyereye kiguhindukira ingeso. Turimo turajyana iyo ubeshye uyu munsi ukabona bigukuye mu kabazo, ejo kongera bikagukura mu kabazo, ugeraho kubeshya bigahinduka ingeso yawe. Abantu bose bakajya bavuga ngo Kristiya uheze. Kristiya wawe ukunda kubeshya cyane n'umuzi kikaba ikirango cyawe abantu bakaba bakuzi. Kwiga utuntu dutoya muze kwiga utuntu dutoya ni ikintu kimwe najyaga numva nshaka kuvuga. Ariko kuzibona abakristo dukora rimwe na rimwe dukora ntitubite ibyaha, ariko uyu munsi nagira ngo twe tubigarukaho tubone yuko rimwe na rimwe birabangana. Njyewe nagiye i Kigali niguriye CD yanjye ya korali niguze 5,000 ndashaka kujya numva izo ndirimbo. Siko bimeze uje kunsura numva nawe birabaho wenda ngakeka ko ari ubusa. Ndikuvuga iwanjye
usanze agasede karimo indirimbo zirakuryoheye, urambwira ariko ije nanjye nkajya kumva ntiza rwose nzakugaburira ejo, ntabwo niyo mwene data kirajya kumva sedo kayijyana kayumva umunsi umwe, kayumva icyumweru, kayumva bibiri, ukayumva ukwezi, kubera ko imaze kuvuga ukwezi ukagera ukumva ari iyawe. Noneho nawe watangira ukajya ugira gute ukayitiza, kandi abo wayitije ukabatiruza vuba ya sede yanjye kutanyigarurira, kandi nawe uyikura kwa runaka wari wamubwiye ngo urayimugarurira nyuma y'iki y'umunsi umwe, maze ugasanga umuntu yakoze amasede nka 30, amwe yabaye aya Kristiya, andi yabaye aya Claude, andi yabaye aya Yohana, nyine biriho hanze aha ngaha. Ni ibintu bikomeye cyane ku buryo iyo udafite kumenya kugwa birakorohera. Inyigisho ziteguranye ubwenge ziri hanze aha ngaha zo kuyobya abantu zirahari, kuko abazitegura bazitegurana ubuhanga. Mwari mwahura n'umuntu ufite umwete ngo bari kwigisha, mwahuye nabo baje iwanyu, mutemotoje mu byo yigisha, burya mu bintu bagira bikomeye burya baturusha nuko abazi hafi y'ubwoko bw'ibibazo byose ashobora kubaza. Turimo turajyana kubera yuko agenda kenshi ubwoko bw'ibibazo byose bamubaza abagize gute ababuzi, kubera ko ababuzi rero aba yarabishakiye iki igisubizo, akamenya ngo nimusubiza gutya araza kumbaza gutya, ninambaza gutya ndaza guhita musubiza gutya. Muri byo bita kumenya. Iyo udafite ubumenyi rero nawe ngo umenye ahari kugutegera kugenda biroroha, sibyo? Kumenya ingeso nziza ntizihagire, nushaka witware neza abantu bagushime, Imana igushime, ariko ugomba no kumenya, kuko kumenya nibyo biri buduteza tujyane ku yindi ntambwe ikurikiraho Petero yavuze, intambwe bita kugira gute kwirinda. Burya iyo uzi ushobora kwirinda. Ingeso nziza mwongeraho kumenya mwongeraho iki kwirinda. Wakwirinda icyo utazi se? No mu Kinyarwanda barabivuze ngo ibuye ryagaragaye niba rigize gute, niba rikisha isuka. Nyamuneka hari ibintu bimwe burya mu buzima tubamo tugenda, naho nagira intege nkeya, naho nagira gute, ariko hari ibintu nzirikana. Ngomba gusoma Bibiliya birenze uko bayinsomera mu rusengero. Turimo turumvikana. Ugomba gusoma ijambo ry'Imana birenze uko bari gusomera, kugira ngo ugire ibintu uzi wowe bikurimo bizagufasha ushobora gutegura imitego myinshi umuntu agenda ahura nayo mu buzima. Turimo turajyana. Kumenya ni ikintu cy'ingenzi cyane ku Kristo. Ingeso nziza muzongeraho iki? Muzongeraho kumenya. Umenye uti uko ndi muri iyi groupe y'aba bantu kandi nkaba mbona bose ari abasinzi, nkurikije ibyo no mu ijambo ry'Imana mu kwifatanya n'ababibyonona ingeso nziza, byanze bikunda abantu bazakundira abasinzi. Umusinzi hari abantu bavuga ngo hamujye ndakomeye muri mu mwuka. Nyamuneka ni byiza kumenya. Umusore akwiye kumenya, akamenya umubiri we, akamenya uko uteye, umukobwa akamenya umubiri we, akamenya uko uteye. Mwigeze mwumva abantu baguye mu byaha by'ubusambanyi bagiye gusenga? Bibaho. Umusore n'umukobwa bakikora bagatira icyumba kwa Kristiya, nanjye nkabemerera, ngewe izo ngero ndazizi. Bakaza bakabasasiramo matora, bakinjiramo bari mu mwuka, bagasohokamo batwite. Kubera ko nubwo bari bagiye gusenga, aba bantu bajyanye ubujiji bukomeye. Turimo turajyana. Aba bantu binjiranye ubujiji bukomeye kuko bibwiye ko bafite ibyifuzo kandi bagiye gusenga, ariko bibagiwe abo bariho. Umubiri wacu hari ukuntu Imana yawuremye, kandi tugomba kumenya kuremye gutyo. Iyo tutabimenye ngo twirinde, byanze bikunze twisanga twaguye mu byaha. Turimo turajyana. Wenda uravuga uti wowe nyine uri umunyamubiri niko bimeze, ariko nyamara si umunyamubiri. Si umunyamubiri, ibyo ndi kuvuga mbifitiye ingero si ngombwa kuzivuga. Ngewe nzi abantu bagiye bagenda mu cyumba bagiye gusenga, bikaza kurangira bihindutse ibindi. Aba bantu si uko batagize umutima mwiza wo gusenga, ahubwo babuze ikintu bita iki? Bita kumenya. Uku kumenya niko kwajyaga kubaha kwirinda. Bakwiye kumenya ngo umuhungu n'umukobwa ntibakwiye kurarana mu cyumba kimwe. Turimo turajyana. Nubwo ari abakristo, kubera yuko baba barimo kwishyira ku nzira ishobora kuza kubakubita hasi inyerera. Ibi ntibabimenya biraza gutuma birinda kubikora, bityo cyaha bakirinze. Turimo turajyana.
hari ibyaha tudakora kubera yuko twagize kwirinda, ukareka kujya ahantu uzi ko hari bukumerere nabi. Turimo turajyana kumenya uko umuntu yambara, kumenya uko umuntu arya, kumenya uko umuntu aryama, kumenya uko umuntu akwiye gukora ni ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu bw'umukristo. Yesu ashimwe. Uku kumenya tuzabukura hehe? Nyamuneka nimwitabire gusoma ijambo ry'Imana. Mwiza herutse kuba ngiye ku kazi nsanga abantu babiri dukorana bari kujya impaka, umwe kandi bose ni abakristo, umwe arimo kumubwira ati ariko ngewe nziye mbona kujya gusengera atari ngombwa. Kubera iki? Kubera yuko hasigaye hariho amasede ariho ibyigisho byiza, ku buryo mu cyumweru mbyutse nkacana televiziyo yanjye hashyiramo sede, hanyuma nkareba icyo cyigisho, njye numva bindutira kujya mu rusengero nkajya kumva za nyigisho zipfuye z'abantu basigaye bigisha. Ati baze nawe mfite icyigisho kigiye yambwiye icyigisho cyatera, yanga ati baze mfite icyigisho cya Antoine Rutayisire, nkirirwa nyumva nicaye mu rugo, wowe ukajya gusenga ugahura n'inyigisho zipfuye, uzaba yafashijwe n'indi. Ndamuganiriye nayo n'inzira yo kuvuga. Ni imwe mu ntambwe zo gusubira inyuma, nasubye agatabo kitwa Gusubira Inyuma, umukristo wasubiye inyuma. Iyo ni inzira imwe yo gusubira inyuma, gutinya kujya aho abandi bari, kuko Bibiliya irabitegeka, kuko umuntu ujya munsi wegera mujye mugira gute murushaho kugenza gutyo. Ibyo ni kuvuga ni kumenya ijambo ry'Imana rivuga iki. Ibyo wibwira ntabwo ari tugomba gukora, ahubwo ni gukora ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Yesu ashimwe. Nafashe umwanya munini cyane, mwihangane, nanjye nari maze igihe. Uku kumenya niko kuzaduha uburyo bwo kwirinda. Nibyo iyo uzuririnda, reka mbabwire ubuzima bwacu bwa Kristo, nyamuneka dukwiye kwirinda. Dukwiye kwirinda inzira zidukururira urupfu. Hari inzira zikurura urupfu kandi abantu bakazijyamo. Rimwe ndatekereza ku rugero rugiye gutanga niba mvuye kuruvuga. Rimwe hari umwana w'umunyeshuri ahantu nigishaga, nabanye n'abanyeshuri cyane kandi bakoramo umurimo mwinshi kandi nabo barakunda, banyisanzuraho cyane mu buryo budasanzwe. Rimwe umwana w'umukobwa turamusengera, arakizwa, ahantu n'abaga, amaze gukizwa anshakaho ubujyanama nk'umuntu mukuru ukijijwe, ko nkwiye kujya mugira inama, nkamugira inama agakomera, akanzanira ibibazo bye, akambwira mu rugo banze kwakira ko nyuzwa, nkamufasha nkamugira inama, ejo akongera akagaruka nkamufasha nkamugira inama. Ariko uko tugenda tuganira mugira inama, nkabona arimo aragenda arushaho kuntinyuka. Yagira ikibazo cy'amafaranga akaza akambwira ati nabuze amafaranga, nyamuneka wamfashije, naba nyafite nkamufasha. Ariko umunsi wigerewe nkabona arimo arushaho gutinyuka, arimo aratinyuka gushaka kumbwira amagambo atakagombye kumbwira nk'umuntu nakwita gusoma pasiteri mu buryo bw'umwuka, umupasiteri we atari ibyaha pe. Ndamureba ndavuga ati byose njyewe ni umuntu mukuru, uyu mwana arimo ndamubona yuko yatariye, ndamubona ko yatariye. Hanyuma byanterefonaga nka 4 ku munsi, telefona mvugisha mbwira ngira ngo uyu mwana nawe ukubye ndi hane Butare. Nabwiye madamu ko atari hano, ndamubwira rero urabona uyu mwana nubwo akeneye gufasha ariko yarangije kuvangira. Ngerageza kumusubiza ku murongo mu ijambo ry'Imana, ndamubwira rero kuko wambaye kugufasha, nabibonye ko ndi mukuru wataye umurongo, byo mu murongo muzima, ndi umugabo mfite umugore ntakurongora, mubimubwiza ukuri. Arangije yanga kubyakira, aravuga ngo hoya ntabwo ari byo, ariko ngo nanone harushijeho kugira gute gukaza, kuko wenda yarazi yuko muzi ikintu nakoze. Naramukubye kuri telefone, turimo turajyana, ndamuburoka, ndamuhagarika, yampamagara akambura, ukwezi kurashira, arashira, akatarashira, turiya mugabo, kuko naravuze nti nanjye nubwo bimeze gutya ni umuntu. Turimo turajyana, uyu ni umwana w'umukobwa mwiza, aramuza akomeje kugenda gutya, nanjye nkirekura nazisanga nakoze ishyaka. Iki ni cyiza nuko ngira gute ndakurika principe yo kwirinda. Uyu muntu ndamukubye, ntabwo muhagarikiye kurya, simuhagarikiye kwambara, simuhagarikiye n'ubuzima, muhagarikiye kunyisanzuraho, kuko nzi ko ari njyewe ari nawe bizagira gute bizatubyarira ikibazo. Turimo turajyana, kuko ni ukwirinda kwatewe n'uko ukamenya ngo iyi nzira ninyikomeza bizagira gute bizajyana ahantu. Turimo turajyana, reka nibute ko amasaha yanjye yarangiye. Kwirinda byo murabizi bisaba kwihangana naho n'undi muri mutoroshye.
abakristo nabo nabonye umurimo wo kwihangana warabarambiye. Abamo kwihangana rwose waraturambiye zo bimeze. Kwihangana byarananiranye, kwihangana byararambiranye, izo bitari byo. Guhumuriza bitari byo, ubu birahari byinshi. Umuntu araza akaguhumuriza ariko yakubwiye ngo biraje vuba, ejo wabibura, noneho na kwa kwihangana wari ufite kukagira gute ukarangira. Umuntu dusomeye ijambo ry'Imana rinafasha cyane ku kwihangana, atwigisha ku kintu bita kwihangana n'ibyishimo. Ijambo rikomeye. Ubundi umuntu yihangana kuko afite iki? Kuko afite ikibazo. Yesu ashimwe. Narambiranye. Umuntu yihangana kuko afite ikibazo. Ariko Bibiliya ikavuga ngo wihangane kandi wihangane useka. Turimo turajyana. Kwihangana useka kandi bitari uburyarya ntabwo bikomeye. Kwihangana n'ibyishimo. Ukihangana kandi ntihagire umuntu umenya ko wihanganye, ahubwo abantu bose bakagira ngo ni ibisanzwe. Nibyo? Umva ntihagire umenya ko waraye utariye. Kaza gusenga rwose wisize amavuta mu maso, wambaye utwenda twiza, ukihangana, umuntu ntanamenye ko waburaye. Umuntu yakubona uri musimbuka, ubyina umeze neza, akavuga ati uriya muntu buriya nuko yagezeyo, uriya yarashubijwe, uriya niyo mpamvu ari kubyina. Ariko nyamara iyo umuntu yihangana n'iki? Ibyishimo. Ibibazo n'intambara turwana ntagaruka ngo nzakunja isura ngenda narakaye. Yesu ashimwe. Yesu ahimazwe. Biteze reka ndihanganye, umugore yandemereye. Yandemereye ukihangana bakunja isura, umugore reka Imana yampaye nayo n'umusaraba, ukamwihanganira n'isura. Kwihangana n'iki? Ibyishimo. Rimwe nigize numva abantu bagiranye ikibazo mu muryango ari umugabo n'umugore, noneho njya gushakisha ya masezerano tujya dusezerana iyo dukora ubukwe. Akenshi mu bukwe iyo tuyasoma tutayumva. Noneho njya subiramo ndayasoma, naranayanditse ahantu muri mashine y'iwanjye mu rugo. Nemeye kujyana n'uyu runaka, mbere umugore n'ibiki zamukunda, yaba ari muzima cyangwa tujyaye tutabyaye, mu bukene no mu bukene. Ndabisoma mbisubiramo, ndavuga ariko burya munsi ko dusezerana amasezerano twarangiza tukayibagirwa. Ese ugeze mu rugo uri umugabo, reka mvuge umugabo kuko nanjye ndi umugabo. Umugore akagutuka, ukamfata urugero, ntabwo nshize isoni, akagutuka ati wa mugabo. Numva icyo ari ikintu cyo kwihanganira. Nk'umuntu w'umugabo kizi wawe mu rugo, icyo ni ikintu cyo kwihanganira. Ushobora gutekereza nk'umugabo ukavuga uti kandembe, reka rero kumukubitiraho abana barora. Reka tujye mu cyumba muhane, ukamukubita kabisa imfundiko zigashya, kuko atari ikintu cyo kwihanganira. Kwihanganira n'ibitihanganirwa. Hari umuntu wavuze ngo burya nuvuga ngo bariya abantu bananiye, ni ubundi buryo bwo kuvuga ngo nananiwe. Turimo turajyana. Nuvuga ngo iyi korali revival yananiye, uzaba uvuze ngo nagize gute? Nananiwe. Ariko icyo cyaha ufite cyo kunanirwa ukakikuraho ukacyambika undi muntu. Ntabwo umuntu ananirana, ahubwo hananirwa umwitaho. Iyo yananiranye utarananirwa urakomeza ukagira gute? Ukamwihangana. Najya mubwire abafite ababananiye, mbabwire mubareke babananire ariko mwebwe mwe kunanirwa. Nibyo? Mukomeze mwihangane. Kwizera mwongeraho ingeso nziza mwongeraho kumenya mwongeraho kwirinda mwongeraho kwihangana. Reka kwirinda nako kurakomera shenge. Nako kurakomera ntabwo koroshye. Ntabwo koroshye. Rubyiruko muri aha ngaha bageze mu musore ugeze mu myaka ye, aho umubiri umutegeka kubaho nk'uko ariho. Biroroshye yuko yirinda akihanganira kuko kuri cya cy'isambanya. Akikijwe n'abakobwa babimusaba kandi bafite ikimero cyiza. Biroroshye, birasaba kwihangana. Nibyo? Hari kwihanganira bigize gute? Birashoboka. Umukristo turimo turajyana.
reka basimbuke nihute kuko igihe cyashize kwihangana twongereho kugira gute kubaha Imana. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye, numara kwihangana ukwiye kugira hari imirimo burya igaragaza yo kubaha Imana. Niyo mpamvu abantu baza mu rusengero bagatanga amashimwe, bagatanga ubuhamya bw'umugaragaro, abari kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigire gute kigaragara. Niyo mpamvu abantu batanga amaturo, niyo mpamvu abantu batanga ibyacumi, niyo mpamvu abantu batanga iki gikorwa cyo kubaha Imana, imirimo yubahisha Imana. Abakristo 30 bariteranye ukazasanga bubatse urusengero, ukibaza ibyo bintu byavuye bikakuyobera. Ubabonye akavuga ati bariya abantu nuko bari b'Imana, biriya bintu ni ibintu byubahisha iki? Byubahisha Imana. Yesu ashimwe. Hanyuma kubaha Imana mwongereho gukunda bene data. Gukunda bene data nigize kuvuga ku ijambo rivuga ngo ntukangire mwene so mwene wanyu mu mutima. Nibyo? Soma aya magambo nabonye ikintu bita gukunda bene data mwongere wiki urukundo. Nibaza impamvu bavuze gukunda bene data mu mwongere urukundo. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuko umuntu udashoboye gukunda bene se biramugoye kugira urukundo. Urukundo iyo usomye mu zindi nini sharite ni urukundo rwo nirufite umupaka. Bene so ni bene so nyine. Naba turi kumwe hano. Nibyo? Yesu yaravuze ngo dore data nguyu n'amaho nguyu, bene data naba ngabo. Kugira gute kubakunda. Itutegeka kubakunda. Kandi ngira ngo babwire ngo mwitorero sivuga ibya cyangwa mu bakristo muri rusange twatewemo n'ikintu bita urwango, kandi urwango rwa hehe ko mu mutima. Abantu bararyaryana, abantu barabeshyana kandi bangana. Abantu barabeshyana kandi bangana. Ariko kwizera kwanyu mukongeraho gukunda bene data ni ikintu cy'ingenzi cyane. Gukundana nk'abantu bafite kwizera kumwe. Birashoboka yuko wenda utazagera ku muntu ngo umusure, birashoboka yuko wenda utazamuha amafaranga yagize ikibazo, ariko mu mutima wawe wimuryarya ngo umubwire ngo Yesu ashimwe, mu mutima wawe uvuga ngo dore uko gisa. Ngo umubwire ngo ndashima Imana, mu mutima wawe ngo dore uko yambereye. Turimo turajyana gukunda bene data. Ibibazo biba mu bakristo ni byinshi, aho usanga abantu bazirikanyije n'ubwo ibibazo bakuta, ariko niba umuntu adashobora gukunda ababo bene se azakunda abo hanze gute? Cyo kurashobora kuzibeshya ko akunda abo hanze akurikiyemo inyungu, ariko mu by'ukuri atari urukundo. Muzi urukundo rw'ukuntu rumeze giye gusoza. Ejo nahoze ndi gusetsa abantu, ndimo mabwira ntabwo urukundo ngewe nanga mu buzima ntabwo ari urukundo rw'ubwera, ahubwo ni ikintu gisa nk'urukundo. Aho umuntu akunda undi kubera yuko amutezemo inyungu. Nigeze gukora akazi ko muri banki ndijera wa banki Populaire ahantu, ndibuka abagabo babiri nibo gusa wenda ntanga kujya hari n'abandi benshi bari bafite imodoka, njye nta modoka nagiraga. Ni kimwe n'ubu. Hanyuma ahantu nari ntuye naho najyaga gukora hari harehare, bajyaga bambaza mu gitondo bagiye i Kigali bati se wari wagenda ngo tugutware? Ntabwo ari uko nshaka gusebanya, ndagira ngo mbabwire urukundo mukwiye kwirinda. Habanje ndacyari mu rugo, imodoka ikabira aparitse ku muryango, hanyuma akageza mu kazi. Hari undi bajya bakunda guparika imodoka Kigali agashyiramo abagenzi yishyuza. Nahibuka ngo jera yaje mureka abanze yicare. Twagera mu rugo najya kumwishyura akavuga ati se nawe ujya wishyura? Nyine akantu hari ubuntu. Mujya kubibona se? N'ubu bajya abantu barakora ko muri mu bisoro. Yari tumba najya kwishyura bakavuga bati uyu munsi tugutwarira aho. Amaze kwishyura. Mani kibaho umugisha. Ariko maze kudemisiyoni inkuru yasakaye ngo wa mukore yasezeye kuki? Ntawari uzi impamvu yasezeyeho, baravuze bati buriya uburokore bwamushajije. Bavuga amagambo menshi mu bintu byantangaje ntashobora kwibuka. Ndimo ndavuga ku rukundo, mwirinda gukundana muri iyi minsi kuko nibwo rweze. Nyuma y'uko demisiyoni nahagararaga ku muhanda nkabona wa mugabo araje katega akaboko. Ubundi ntabwo nagomba kumutega kuko yantelefona agataraza amaze niba agenda, atega akaboko yabona n'indi yakagira gutya cyangwa akagira gutya ntayigihari.
urundi rwo rukundo rw'abakristo rw'abantu b'iki gihe, ugufitemo inyungu aragusura, iyo atayigufitemo ntawe uzabona. ugufitemo inyungu baravuga mu Kinyarwanda ngo iyo ukize baraza, uzi ko azakuguza amafaranga ukayamuharaza, ariko uzi ko ataza. Ni urukundo, nguru urukundo rutwezemo. Kandi hari igihe ndicara nkarutekereza, nyamubwira madamu nkumubwira nti wowe kabyara we uzirinde gukunda umuntu kubera yuko umutegerejemo iki, umutegerejemo inyungu. Nibyo mubo dukunda inyungu tuzibonamo, siko bimeze. Iyo twagize ibibazo baradufasha, ariko n'ugenda inyuma yabyo hihishe ngo uyu muntu mutezemo inyungu. Reka mbaho urugero, nushaka kuba inshuti yanjye kuko utegereje yuko uzagira ikibazo ku Rwanda rumwe nkakigukemurira, uzaba wayobye. Kuko ni cyiza, ni ikibazo kigongana n'amategeko, nzaguhana rwose, sinzabica iruhande, bityo uzaba wayobye. Nibyo rwose, dukundane n'abantu badufitiye umumaro, ni byiza, sibyo? Rwose ntabwo ari bibi, nta n'uwabujije kubikora, ndetse n'abantu bafite icyo bamarira abandi rwose kuba inshuti zabo ntacyo bitwaye. Ariko nimubakunde mwiteguye yuko naho bwa butunzi bwanjye n'ubucuti bwanyu bugira gute, ubucuti bwanyu bwakomeza. Nibyo inshuti zigenda kuko amafaranga nayo yagize gute, yagiye. Urukundo ukunda bene data ntirugomba kuba rushingiye ku nyungu tubategerejemo, ahubwo rugombye kuba rushingiye ku cyo dukwiye kubamarira. Turimo turajyana naho nashakaga kugera. Mureka dusabe Imana, ntabwo ari ibintu byoroshye. Dusabe Imana kuduha urukundo rutuma dukunda abantu dufite icyo dushaka kugira gute, kumarira. Amagambo ndi kuvuga arumvikana. Musabe Imana kubaha urukundo rwo gukunda abantu mufite icyo mushobora kumarira. Ntimukunde gusa abantu bafite icyo bashobora kubamarira. Nibyo Imana ibaha umugisha, gukunda bene data mwongere ku rukundo. Aya magambo ntekereza kuyavuga, nabitekereje nanjye ngira ubwoba, ariko numva ndimo cyane kuko yanjemo mu buryo budasanzwe. Ndavuga nubwo bambwiye maze iminsi ndimo no pasiteri yanterefone yambwira ngo uzigisha, ndavuga nti buriya nariya, ariko numva mfite ubwoba bwo kuyavuga kuko ndi umuntu. Kuko nabanje kwibaza ikibazo cyo kwibaza ngo aya magambo ngiye kuyavuga ndi ku rwego rwayo. Ibi bintu ndabishyikira yewe nshobora kubyipimaho no kubigerageza. Ndavuga nti ndi kurwana intambara yo kubigeraho, ariko reka dusangire na bene data. Kuko nari nayabwije, mbese niriwe mbica n'iruhande, narose inzozi ndi kwigisha gutya nk'ibi ndi kwigisha, mbyutse ndabyandika. Ibi narose n'ibyo nari ndimo kuvuga, numva sindi gushaka kubireba. Ariko mureke kwizera, twongere mu iki, kwizera twongere mu iki, ingeso nziza twongere mu iki, kwihangana twongere mu iki, kubaha Imana twongere mu iki, gukunda bene data twongere mu iki, urukundo rushaka gutanga, rushaka guhaha. Ndabizi neza ko nakoresheje isaha irenga, cyokora natekerezaga yuko nta kundi bigenze kuko numvaga byose nshaka kubivuga, ariko ndatekereza yuko ntakugana n'umuntu wese agakorwaho n'ibitandukanye bitewe n'uko ibibazo bye bitandukanye n'ibyundi. Tugiye gusaba rero pasiteri Gapusi aze adusengere, ariko mbere y'uko asenga ndashaka kubanza kubaza niba hano muri mw'iterero n'umukiza akavuga ati ko uyu munsi naje mu nzu y'Imana, umwuka w'Imana anyemeje yuko nagakwiye kuba umukristo murokore, azamura ikiganza nawe kugira ngo tumusengere by'umwihariko. Niba hari uhari dufashe kugira ngo tubashe kugira ukwizera guhamye, tubashe kugira izi ngeso nziza, tubashe kugira kumenya, tubashe kugira kwirinda, tubashe kugira kwihangana, tubashe kugira kubaha Imana, tubashe gukunda bene data nta buryarya, tubashe kugira urukundo rutagamije bikwiriye. Basanze badafite ingeso zikwiriye nk'abana b'Imana, basanze badafite kumenya, basanze badafite kwihangana, basanze badafite kwirinda, basanze urukundo rudakwiriye, kandi basanze gukunda bene data kugabanutse. Amagambo yawe tumaze kumva twifuza yuko uyashyira muri twe, noneho natwe tukamenya ubushake bwawe, kubera ko ubushake bwawe burakenewe muri iyi minsi. Turi mu minsi isi yacu yahinduye ishusho, turi mu minsi isi yacu rero inyungu kuruta kureba ubushake bw'Imana.
mwami Yesu mwene data upfukamye hano tuje mu biganza byawe ngo mwakire uyu munsi umubabarire ibyaha bye byose yakoze guhera umunsi avuka kugeza uyu munsi akwakiriye kandi unejesha amaraso ya Yesu mwandike mu gitabo cy'ubugingo hanyuma atangira urugendo rwo kujya mu ijuru rutari urugendo rushingiye ku nyungu gusa cyangwa se rushingiye mu kigare cy'abantu benshi ahubwo urugendo rumaramaje rwo kugendana na Yesu Kristo nuko n'abahagurutse bose twebwe twese itorero turifuza kuduhindura icyo gihe nibwo wabasha kuzana ubuzutse mu mitima yacu hatari mu urwango hatari mu buryarya hatari mu ubushake bw'Imana urakoze umugaragu wawe Christian nawe watuganirije amagambo ugera umuzuze umwuka wera kubera ko ijambo ryatubwira muri ya mugore w'urubaye imyaka 12 yagukoze wumva hari imbaraga zakuvuyemo niyo mpamvu wavuze uti hari umuntu ukozeho kubera ko numvise ko hari ikintu cyavuyemo kijya gukora umurimo nuko ayo magambo yose bamuhaye kugira ngo aganirize itorero ryawe wongere gucunsha umurimo yandi kugira ngo akore ubushake bwawe kandi azajya akomeza gufasha itorero ngaho urakoze Mana kuko ibyo twumvise byose bidufitiye akamaro. Era mu gitondo mfite umubabaro izuba rikarenguye mfite agahinda wiyunamira kenshi ugasuhuza umutima ufite igisha uza kubereye maso ku mabara nijoro dufatanije umurimo w'uburirimbyi ubutumwa bwagiye bugera kuri ba perezida ariko komite zose zize kuba zihari kugira ngo umwanya w'iteraniro tutaza kurogoya ngo tuwugire muremure ariko n'inshuti za korali n'abandi bantu turaza gufata umwanya basanzwe bafatanya umurimo na korali Evangelique turaza guhurira hariya muri iriya sare dufata umwanya urambuye ikiganiro tugira n'ubundi gikubiye muri ayo mashimwe. Reka rero
mbashimira Imana mu izina rya Korali Evangelique, irashima Imana ko yayirinze. Murabyumva kuko buriya abantu bashobora kwimuka bitewe n'impamvu bakavaho bari bagatera icyuho muri korali, bashobora no kwimurwa bakajya mu ijuru. Twe n'ubuhamya dufite ahabanziriza aho twagiye tubisangira, ariko hari n'igihe tugura abantu mu buryo bw'umwuka bahari mu by'ukuri ntibabashe kongera gukora ibyo bakoraga. Ibyo turashima Imana ko umwaka urangiye, Imana ko hari amasezerano yayishohoreje. Uko nababwiye ntangira, iyo dusenga tugira ibyifuzo. Imana yaguye korali yongerera abaririmbyi, nubwo umubare wiyongereye, uruhande twabonye ruri mu ishimwe rifite ireme rifatika, kandi abaririmbyi bose turabakunda cyo kimwe, ariko mu ruhande rw'abagabo turashima Imana kuko ahatambutse habanziriza umwaka ushize korali yigeze iba ifite abagabo bake kuri bariya mureba. Imana yakoze ibyo yagombaga gukora, bashishe gukora umurimo wayo, ibaha imbaraga. Yesu ahabwa icyubahiro. Korali Evangelique irashima Imana ko yayishoboje kwiga Bibiliya, abaririmbyi bakigishanya. Buriya Korali Evangelique nubwo dukoresha urwo rurimi rw'ubunyamahanga, ariko ni korali y'ivugabutumwa. Imana yatugiriye neza, iraduhishurira, itwereka ko dukwiye kugira ubumenyi bw'ibanze bwo kugira ngo tubashe gufashanya. Buriya bagira ubwitange, Imana ikomeze ibashyigikire. Buri gitondo biga ijambo ry'Imana. Tumaze gusoma ibitabo 2 mu bitabo 5 bya Mose, kandi mu by'ukuri uko mubareba bose bamaze guhetura, baratangiye. Buri muntu wese afata umwanya wo kubwiriza ku buryo bafite imbaraga zo kubwira abantu ijambo ry'Imana, bakaba babahindura. Imana ibongerera imbaraga. Ndashima Imana ko yayishoboje gusura abarwayi, haba mu bitaro, haba n'ahandi barwariye. Ni imirimo myiza tuba tugambirira gukora, ntibitworohere, ariko kandi iyo mirimo myiza yo gukiranuka Yesu yari ashaka ko tuyigenderamo. Turashima Imana ko muri ibi bihe bitambutse hari hishurirwa rishya Imana yaduhaye, iduha kurema amatsinda muri korali. Dufite amatsinda 8, noneho tukongera tukarema rya tsinda ryacu. Ibyo abantu bajyaga gukora bitwa ko babikora nk'umuntu umwe nka korali, uyu munsi bafite imbaraga zo kubasha gusura hagati yabo umuririmbyi, bagasura ufite ikibazo ku bitaro, ndetse n'abagize ibyago. Mwumvise ko Pasiteri Ashima twari turi kumwe ejo bundi. Ibyo byose ni Imana ibidushoboza, iduha imbaraga, kandi ndagira ngo mbabwire ko uburyo bwo kubikora si ubwitange gusa, ahubwo ni umwuka w'Imana usanga abantu. Ko n'ubwacu muri korali byagize umumaro, twabashije kwegerana, ariko abafite ibibazo nk'abo ngabo by'umwihariko twagiye dushobozwa n'Imana. Ibyo turabishimira Imana ko uyu mwaka utambutse twumva rwose Imana itubashishije, ihabwa icyubahiro. Hamwe n'ibyo, Korali Evangelique yaratekereje isanga ikwiye gutanga ituro ry'ishimwe, kandi buriya ngo iyo umuntu ashimye arongerwa. Ni abantu bakuru bazi kwitegereza bakareba. Ahangaha murabona ko iyi nyubako yacu imaze igihe kitari gito. Ni inyubako ishimishije, ni inyubako ifite umumaro mu buryo bwo kubahisha Imana no kugira ngo natwe tuba turi imitwaro. Ariko twasanze uko imara igihe hari ibigenda byangirika, biba bikeneye kugira ngo bisanwe, bitume iyi nyubako yaramba kurushaho. Korali Evangelique yatekereje ku bintu mwabonye Pasiteri akurikiyeho mu kanya, akavuga adakoresheje iki cyuma. Iyi installation igihe imaze uyu munsi ntabwo ihwitse, ariko korali imaze kubyitegereza yahisemo ko inyigo yose ijyanye na installation nshya muri uru rusengero, mu nzu zikikije urusengero, muri make iki kigo installation y'inyigo Korali Evangelique yihaye inshingano ko izakoresha umuntu ufite experience, agakora inyigo ijyanye n'igihe, itateza ikibazo. Iyo nyigo
ikayitangaho ikizaba gikenewe cyose. Ku ikubitiro wita ikora ikijyanye n'aha hantu mubona bacomeka ibyuma bya muzika. Aya masinga aca mu butaka, ubu buryo bwo kuvanga amatara n'aho abantu bacomeka ibyuma buzongera kubaho. Turagira ngo uwo mushinga tuzawunyuza mu buyobozi bw'umudugudu utugeze muri paruwasi, ariko kandi ibyo ngibyo ndagira ngo batangarize ko korali Evangelikale ko tuzongera guterana ku cyumweru dufite uburyo bushya bwo gucomeka ibyuma, umuntu udateje ikibazo. Mu mugambi Evangelikale ifite yagambiriye ku cyumweru tuzaba dufite uburyo bushya bw'aho ibyuma